urayibona ariko Sorry. Sorry. hano dutanga serivisi zinyuranye dupuritinga impapuro ndetse n'iyo serivisi zijyanye na papeteri, tunatanga serivisi zijyanye n'ibyo kurya muri rusange. Ni kopitari ivanze na butike. Tubafasha iki muri ibyo? nyine twashakaga ko mudupuretinga impapuro. Sorry, umuriro wagiye, biraza ko twihanganira ngo uzagaruke ejo. Ndumva ariho umuriro ushobora kuza wagarutse. Imvura yaguyeho ahantu ku urugomero rw'umuriro, ushobora kuba aricyo kibazo cyabayeho. Ariko nari nabonye n'insinga wagira ngo imbeba zaje, niyo murazana bakamishi bakabikanika, simbizi. Ibyo ngibyo ndaza kuza kubikurikirana nta kibazo. None se hano ubundi mutangira sangahe? Okay, saa 12 tuba twafunguye kugeza saa 5 za nijoro. Igihe cyose se muba muhari? Okay, turuhuka muri weekend kwa gatanu saa 8 tuba twatashye, ariko ikindi gihe cyose guhera kwa mbere kugeza kwa gatanu turuhuka. None se mukora amasaha angahe ubundi hano? Ubundi ni ibiki mukora ngo tujye tuza gusaba hano serivisi zitandukanye? So ibintu byose turabikora, duprinting impapuro, turafotora no mu bukwe mu bisanzwe. Okay, no mu bukwe murafotora? Yes. Byiza cyane. Nese bundi igihe cyose wowe uri hano? Iyo hatabaye impamvu yumvikana mba mpari kabisa cyane, kumbura hano babigoye. Bivuze mu gihe cyose uraboneka. Ariko vuga, hari akanari mbonye hano. Hari akamesaje sana mu kanya nabonye kavuga ko umuntu ushobora kubabaza. Ako se Keza, uko utavuga bite? Nta kibazo ariko. Kuba witonze cyane se. Ni ibisanzwe ntabwo ari cyane. Mbona witonze cyane bidasanzwe kabisa. Okay, ubu ngubu nyine reka tugende. Tuzagaruka umuriro waje. Nta kibazo Keza, murakoze. Sawa, urugendo rwiza. Mimi isezera tugende. Nyine bye. Bye muhanda mwiza. Ariko Keza, ntareba kuri wa muhungu wagira ngo uramuzi. Wa muhungu nyine shati yiga neza. Sinzi pe. Mungu kwibagiza no gusezeraho muri kumwe. Genda nawe. Keza mfasha.